duhuze ngwino ngwino hano iwacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. abaduteze amatwi mwiriwe. ku bufatanye na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa babo ari bo Ajiprodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 7 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Simbikango yasabaga Uwamahoro kuzamureba neza kugira ngo nawe azamufashe gusaba imbabazi Foromina. Ese mama byaje kurangira gute? Reka mbareke mukurikira igice cya 8 cy'ikinamico Shirimpumu. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. ariko si ibintu bikimana yanjye koko, amezi 2 arashize nta mihango. wese ko ntajyaga nirenza ukwezi akumupfakazi w'inyamitavu kashobotse. ubu navuga ngo iki koko, ubu nabo wande mana nambaza mana yabasokuruza, urambe hafi, ubu se nakwiyahura. umwana wanjye Karingere nabamusize he kuko, ariko si ubundi Rwema we yatashe. ibi ni ibimenyetso simusiga Uwiteka we, mana yanjye we. ese ubundi najyaga kumusurira iki? iyi ninda koko, ayiga mana we, no kuri Karinganire niko nari imeze. iyi ninda. Mama ubaye iki? ndakundorere mwana wa, ndumva ameze nabi. aho nurwaye malaria cyangwa aho ujye kurangura wasanga barakuroze? hoya mwana wa, erega nabinahe Nyamitavu ntibanyoroheye kubera amashari yabo. nukubona nishabikira nabyo ntibashimishije, ariko ndi gukeka nta wundi ni Kampire ntiyarasanzwe agenda muri uru rugo. ariko ejo bundi nagiye kubona mbona ageze aha ngaha, nta kabuza niwe wasize ampumanyije. reka mama, rwose mama wafise ibimubeshyira. ibyo bintu ntiyabikora pe. njye ndabona ari ibimenyetso bya malaria, ahubwo itegure rwose tujye ku mujyanama w'ubuzima, ndabona ari malaria. reka da, ngo umujyanama w'ubuzima reka. oya mama, ntabwo rwose warembera mu rugo kandi uratanze mitiweli. none se ahubwo mama, ko nibagiwe kukubaza, nta kanono ka papa? ahubwo se wa mugabo we wari watubwiye ko azaduha amakuru ya papa ntabwo arava mu ngando ngo tuzamubaze amakuru nyayo? Karengane, wiyame kumbaza ubusa, aho ingando zibera ntuhazi, uzajye kumwishakira. oya mama, wimbwira nabi pe, wimbwira nabi kandi nkubaza ukuri. none se mama, ko bajyaga bavuga ngo utaganire na se nta mindi iryo sekuru yasize avuze, none nawe kutangiye kumbwira nabi kandi nkubaza ukuri, nk'ubu bizagenda bite koko? Mbere w'intera icyugazi. Mvimbere. aha, ko mbona bitoroshye. aka gapapuro mama ataye kanditseho iki? reka ndambure ndebe. nimero ya Rwema? Rwema papa cyangwa nibeshye? bana yake, ariko rero ndapfuye pe. Uwamahoro ndapfuye noneho, bakobwa bakowe. ese aka kavura kaguye nimugoroba niko katumye umugezi wuzura? ndahambuka ntera. ego mwana w'abasinda, hano ndahabona ibuye, reka nkandagireho. ayiwe, ndabona mpambutse. ariko rata Nyamitavu isigaye yera. mbega amatarasi, bajyaga bavuga ngo amatarasi ntiyera, ariko burya fumbi warera. urabona uburyo bahuje ubutaka, bahinze imbuto imwe none yeze neza pe. ese kuwa Amahoro nta muteguje ndamusangayo? ndabona ngiye kugerayo. ndabona mama agarutse, reka ngahishe. naho ubundi mama, ibyo twaganiraga ntibikujyane kure,
ahubwo numvaga nagushigishira n'igikoma. Urumva wakinywa se mama? cyihorere Karingane, cyihorere, numva nta kintu ushaka gukoza mu kanwa. Umurwayi utarya ntakira pe. Ihangane reka nkishigishe. Akira mama, mu kigikoma cy'igishyushye. Sugira ngo ndagishoboye Karingane, ndumva mu kanwa habishe. Habishe neza neza. Mama, gerageza nukurikira gufasha. Mama, uzi ko nibagiwe kukubwira? Iki se kandi Karingane, uraba utagiye kumbaza bya bibazo byawe kuri Rwema ntafitiye igisubizo. Oya mama, uzi ko ejo nari nagiye ibwera amahoro kwa bamuhire? Mu rugo rwo kwa Faramina se? Watumweyo nande? Kandi wa mwana uzankorera ishyano? Oya da, ntabwo nagiyeyo, uretse ko no kujyayo nta kibazo kirimo. Mama, mbega ngo bwera amahoro iratera imbere, uza akabari nahuriyemo na muhire ukuntu ari keza kandi gafite isuku. Uzi kujya kwinjiramo ukabanza ugakaraba intoki? Ni keza pe. None se umucyo wo kugira isuku si mwiza? Winyibagiza Karingane, ni iki cyakujyanye kwa Faramina? Kandi nkubwira ko ntagezeyo. Gusa naganiriye na muhire, ansaba ko nge nawe twajya kubasura. Buriya ni woroherwa ntituzajyaho mama. Yemwe aba hano muraho. Yemwe aba hano. Ese ko badakoma. Muraho aba hano. Nta muntu usuhuje. Nanjye ndumva ijwi. Muraho. Yego, komeza turi inyuma mu gikariye. Ese ni wowe Marigari? Yewe ndinjye, uraho wamaho? Muraho. Yego. Muraho nawe Karingane? Yego. Amakuru. Ni meza, muzane tubakire. Murakoze. Karingane, muzanira agatebe yicare. Reka nza nkazane. Yewe, intebe si ngombwa, reka twicarane kuri aka karago tube tuganira. Ese uracyabasha kubaha nka kera wamaho? Nicyo nkwibukiraho waraduhigaga pe. Nanjye nawe kurebaga nkayamanika. Wa muntu wese ndagerageza nukuri da. Yewe, ndagerageza nukuri pe, nuko imbaraga zisigaye zimbana nke. Ese mama Gate, mwahisemo kwiyicarira ku karago? Narinzanye intebe. Urakoze Karingane. Ese kudaheruka kuza gusura Gatesi? Uzi ko ngo heruka mu rugo mukigana? Cyangwa wabonye izindi nkumi? Aha. Yewe. Reka da, hari inkumi yaruta Gatesi? Aha, ntayo pe. Nuko ye, burya se warashimye ntiwambwira? Aha, ngaho genda wimuri izo hene, wirinde kuzizirika ku mukingo. Reka ngende mama. Ni kuwa maho. Umaze igihe urwaye ko mbona wanegekaye? Ndekundorere Marigari, ndakubwiye ngo malariya iranzahaje pe. Wagiye kuyivuza se? Kuri iki gihe hari umuntu ukirembera mu rugo? Ni kuwa maho. Ko mbona ibimenyetso atari ibya malariya. Yaba ari iby'iki Marigari? Arega nkeka ko bandoze. Waba warahumanyijwe nande? Abagome baragwira pe. Barashaka kugukurikizanya kwigendera Rwema koko. Ariko abagome ntibagira konji, pu barakababara nta kindi. Mana yanjye we. Umva Marigari tayera. Kamira ntiyarasanzwe agenda hano. Ejo bundi ngiye kubona mbona ngo bi. Yego mwabasindi. Wani mu mpama mesa. Kandi ntiyarasanzwe ngurira. Nanjye ngira ngo ni impuwa mfitiye. Kumbe hari icyo cyenyereyeho Marigari. Yarenze irembo. Nahise mfata. Uravuga Kampira umwisengeneza wa Faramina? Umwe wahabaga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi? Uwo. Ese nuwo arashaka kugukurikizanya kwigendera Rwema yo kanyagwa? Yanabikora rero yabura bikomora kurinde. Yewe ntiyabura uwo bikomora kuko isuku igira isoko. Marigari, ushatse kuvuga iki Marigari? Ushatse kuvuga ko Faramina rogase? Yewe we, niwe murozi mu bahubwo. Uzi uko yagize simbikangwa kuva yafungurwa. Sindamuca iryera mu burire. Ubu ndi umupfakazi kandi mfite umugabo. Marigari, aho si amagambo y'abantu. Dore ko abapfakazi twagowe. Muri
ukurikije uko Foromina bamuvuga ibyo ntiyabikora pe. yewe nanjye nari mbonye nganyira n'ubundi nganyiya cyane iganyira nugira ngo aho ubwo si narindi kukubwira iki yewe kuko nta handi uriya Kampire yakuye ubwo burozi ni kuri Foromina nta handi mbikubwiye turi babiri. Hoya Marigari ntunyumve nabi ahubwo uzashishoza urebe. Ndeba neza ndeba iki ko nyina amaso yerekwa biki bindi akirebera. Umva nkubwire Marigari nta muzindutsi wa kare watashe ku mutima wundi hari igihe ibyo ukekera simbika ngo atari ko bimeze. Ariko uzi ko ntangaje aherutse kuva yikoreye igitoki kingana n'umusozi azambwira ko agihawe na Foromina. Ubwo urumva atarakimuhaye ngo nkiryeho mfe, ubwo urumva yarakimuhaye ntacyo yamukoreye. Ibindi bitekerezo nawe wisubize. Ubwo se waracyakiriye uragiteka? Reka ubwo se urumva iryo kosa narikora narakimwirukananye niba yaragisubijeyo niba yarakijugunye ntabyo nzi pe. Uwamaho umuntu bahumanyije ko atamera cyo ibi bimenyetso ufite ni nk'ibyo nari mfite ntwite gahungu. Uwamaho ubu ntacyo nkinze naho warihanganye pe n'imyaka ishize cyangwa warishumbishije ntiwambwira sha. Margarita wishinyagurire ntacyo ngukinze pe. arakeka ko Kampire yaba yaramuroze mu gihe Margarita we yatangiye kubona ko ari ibimenyetso by'inda. Bibaye ari byo se iyo nda yakwitirirwa nde kuwa Mahoro bizwi ko nta mugabo agira? Hagati aho Karinganire nawe atoraguye agapapuro kariho nimero za telefone zanditseho Rwema. None ako gapapuro azakamaza iki? Ntimuzacikwe n'igice cya 9 cy'ikinamico Shira Impumu. Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.